hari uko umuntu aguhamagara mwaba muri kugambana bahitona mishaje yibye atanarakubwira uko mbese uko abayeho gucyo kandelefona si wenda ukambwira ati mfite ikibazo iki niki ngeneye kunzengera yaba amaze kukubwira ngo gucyo uko na mishaje yiraje yibye atakubwiye n'ikibazo cya mugenzaga atarakikubwira ubwo noneho ukamusengera mani gakora igitangaza gucyo bivuze ngo umuntu wari wese wazaguhamagara pe ndakibazo. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva urimo rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje. Reka dushimira abantu bakanze subscribe n'abatarayikanda gukurikirana iki kiganiro tubasabwa ngo bayikande badushyigikire tube umuryango mugari nkuko twabibemereye uyu munsi twatembeye twarenze Musanze turenga Nyabihu turenga umurenge wa Bigogwe ducayitwa Murarusha twaje hano hakurya hafi neza n'umusozi wa Muhungwe nta kindi cyatuzanye ntago twaje gutembera no mu murenge wa Kanama mu kagari kayungo mu mudugudu wa Rutagara ahubwo twaje kureba abakozi b'Imana muribuka umukecuru wampanuriye yarambwiye ati za mpano zanjye ubu mfite umukobwa noneho gukora ibitangaza birenze iby'Imana yankoresheje niwe twaje kureba kugira ngo tuganire ese twumve koko ibyo bitangaza hari ibitangaza ko Imana iri kumukoresha ese koko yabaye umuhanuzi nawe avugana n'Imana nkuko na mama we nawe Imana yamuhaye izo mpano tutabatindiye ni mukanya tugiye kugenda tumuganirize wowe utangira ikiganiro kaho nakirangize Imana ibaho umugisha naho mukanya. Ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka twe twabibasezanyije ko twagiye mu karere ka Rubavu ahangaha niho twicaye turi mu misozi y'akarere ka Rubavu nkuko mwabibonye ahantu twagiye duce turi kumwe n'umukozi w'Imana ntago babyoroshye ngo tumugereho ariko tutabatindeye cyane reka tumwakire turabakiriye turabishimiye kubabona muraho neza turakomeye turugushima Imana mbeho nawe yakugezeho ko ngimereye nabi yatugeza ari kiri gucogora ariko nukubera ko mu misozi hejuru hagaragara imbeho numve niba warizeho gakeya impamvu hagaragara mu misozi hejuru cyane kweki haba imbeho cyane kuruta hasi nuko abahegereye ishamba mama nuko yegereye ishyamba rya Gishwati ubwo wese bigereranya avuga ati ko yegereye Gishwati hari imbeho yegereye ishamba rya Gishwati niyo mbamvu abantu muri kubyumva neza twegereye ku ishyamba rya Gishwati twagiye duca mu mikwe mwagiye mubibona uyu mutumirwa wacu niho twamusanze reka tumubwire abanza dushyira imbere y'Imana kugira ngo twiragize Imana ize ko tuba muri iki kiganiro ntituvuga amagambo yacu ahubwo tuvuga amagambo yo kuyisingiza tugusabye ngo ubanze twegereze Imana twicishe bugufi dusenge Mwami Yesu Imana ishobora byose Imana igira neza Imana irebera hose icarimwe Imana ituzi kuruta uko twiyizi turagushimye turaguhimbaje tugushimye kudakomeye kwakomeje kubana natwe vamice ko byijira kanya ducungiye umutekano hari benshi bamaze gukugwa muri uyu mubiri hari benshi baryamye batabyutse hari benshi batabonye kuri iki gitondo ariko twebwe urabitwebe tutari beza izina ryawe nirihabwe icubahiro ndagushimye ko natwe muri iki gitondo warinze abashitsi bacu barindiye mu rugendo babarinze gusitara no kuvunika babarinze igisani kibi cyose bayaguruka wahagurukanye nabo bazamutse umusozi ugendana nabo ndagushimye kuri Imana wiyerekanye
turagushimye kimara kugera muri rino cumbi turagushimye ko wakoze igikomeye izina ryawe nirishimwe ndasenze ngo uzubane natwe muri serivisi turakwakuye ngo uzuducungire umutekano turakuye ngo uzutuzenguruke icyo duheje ni imyuka mibi mw'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ibitavuga Imana turabicecekesheje mw'izina rya Yesu Kristo kandi ndagushimye ko abanye natwe ndagushimye ko aduhagazeho ndagushimye ko abimanye ndagushimye kuri Imana wakoze igikomeye iminsi mibi twarakubonye ibihe bihindutse turakubona ubugwayi buje turakubona oya hari icyo wakoze zina ryawe nirishimwe ndasenze ngwinginga rero ukomeze kubana natwe uducungira umutekano amasaha turamara ahantu ukomeze utugumane ibiganiro turagirana aha hantu ukomeze uducungira umutekano ngo ukomeza kwana natwe muri byose iyo tutari twavuga buzi ibyo tugiye kuvuga iyo tutari twagusaba ubuzi ibyo dukeneye ngo reka ibyo ushima n'ibyo ukunda udana batacumiye ku musaraba urakoze amen. Yego nongeye kuguha ikaze na karibu tunaha n'ikaze abantu badukurikiye hano kuri Gonarike TV ndetse no kuri Concorde TV show ngo nabo n'ikaze na karibu. Hanyuma rero nkuko mu muco nyarwanda bisanzwe bimenyereye wagiye gusura umuntu mubanza mukibwirana watwakiye mu rugo ariko natwe tukwakiye hano kuri Gonarike no kuri Concorde TV show urumva natwe hano ni iwacu natwe ni iwacu ubwo rero natwe nandi mahirwe n'undi mugisha nkunze kuvuga ngo nandi mahirwe n'undi mugisha kuko nasanze ko amahirwe n'umugisha bitandukanye umugisha urawukorera ariko amahirwe yo sinzi we kuntu wabigereranya ubundi amahirwe ni nkiki amahirwe ni ikintu cyiza kandi nyine amahirwe ntabwo kaboneka kuri buri wese hari uwo gaba gagenewe ariko bitebwa nuko wabigiyemo neza ariko umugisha umuntu wese wawukoreye arawuhabwa bivuze ngo amahirwe ntiwayakorera oya amahirwe gatangwa n'Uwiteka buriya nka gutya reka nguhe nk'urugero nk'ubu ngiye reka nebyo abantu twese dukunda sibyo nk'ubu ngiye mu nzira ngaturagwa nk'inoti 10,000 ayo ni amahirwe ni umugisha Imana ibiguhaye ngiye ngo mu nzira gutya nkaba ndi kukata muri quartier nkabambonye 10,000 nkabitoragura ni amahirwe ni umugisha Imana iba yagupangiye ubu se ndyamye mu gitondo nta buraye nkabona umuturanyi arahise ansura mu gitondo n'agaseke k'ibishyimbo ni amahirwe ni umugisha Imana iba yagutekerejeho umugisha Imana iba yanekerejeho nkaba nta burayi nkabona mu gitondo umuturanyi yahise azana agaseke k'ibishyimbo kavuga ati nawe fataho umuntu w'Imana ubwo abantu badukurikiye babyumvise baze kubigereranya niba araho twibeshye batubwire atamwibeshye bikurikije ukuntu wese asanzwe abizi ubundi buriya buri wese aba afite igihe cye buriya hari igihe cy'ugomba kwicara ukabona mu nzu biranze nangwa se ukabona biracitse ariko kubera ko buri wese afite igihe cye cy'Imana igomba mbese kuba yamwunganira nangwa se kagira icyo yamumarira cyangwa kumutabariraho nangwa se kumutabara hari igihe wicara ukavuga ati none se Imana biragenda gute Imana ikagucira inza mu byo bw'umuntu atazi ukabona Imana ikoze igitangaza ikazi kangoresha nduwa handi Imana ikazi kangoresha ikambwira ati kwa runaka ikangoresha ukabona ndaje Imana igacinzira muri ubwo buryo abantu badukurikiye baze kubyumva neza kundusha ngiye shobora kuba ntabyumva neza ariko babyumve neza kundusha ndabyumva yego nabo babyumve neza kundusha hanyuma reka dutangiye twibwira abantu nagira ngo banze umenyere wumve ko turi kuganira ndabizi iyo umuntu mwakiriye ubwa mbere irimo biraza iyo umuntu mwakiriye ubwa mbere atabimenyereye hari igihe ubona bimanje kugira ariko yagera nyuma yamara kubona ko turi kuganira akahita byakira vuba ngo reka tubanze twibwirane njyewe nitwa David ndagira ngo nawe wibwire abantu badukurikiye nanjye nitwa Tuyisenge Beatrice
ngo umurimo w'Imana ndasenga nzenga muri adaperi Imana yangiriye koresha ka mikrofone neza Imana yangiriye ubuntu yego Imana yaje kubana nanje ndakwiriye ariko gusa ibaze kubona ko hari ico mbese hari igihindutse Imana iza kungirira icyizere ubu ndasenga kibazo biremera ariko ndaragusanira uko byagenze namanza nagubuhamya oye buretse gato turagenda gatukano gakiko uyu nta kibazo byose turaza kubigendamo gake taza kubigendamo gake hanyuma rero uri umwadeperi witwa Beatrice nitwa Tuyisenge Beatrice Beatrice ubwo ni Beatrice nayo mbivuze neza byose ari kimwe uri umumeri Imana yagiriye ubuntu Imana yangiriye ubuntu ikamuha umugisha urutundi urubyaro Imana mbaye umugisha w'abana mfite abana 7 ye baba we 7 bose ibaze no kuri kw'Imana n'umwuzukuru umwe ngo wiki oya nawe araza ndakibaza araza gutanga ubuhamya ufite umwuzukuru ufite umwuzukuru reka duhere ku mwuzukuru umwuzukuru afite imyaka ingahe afite ukwezi umukobwa ubwo afite imyaka ingahe afite 21 reka da ubwo se ufite ingahe nje mfite 38 38 21 ubwo washatse ufite 17 38 ariko ntawayigukekeraho cyangwa ni kano kabeho kagenda kayigabanya nyine kano kabeho nakyo kamaze kudufata hari igihinduka ariko yuri gusenga Imana byose biremera niyo gusenga Imana akunda imyaka igenda iba mikeyi iyi myaka irakomeza ariko kusura Imana ikakubaka ngiye kureba uzi umwana w'imyaka 21 ubwo na sisi yarasabura gato ngo nanjye ngobere nk'imfura none se komo nawe nyine urumva habura gato yada ufite imyaka ingahe ubu nigiye kuzuza 30 ndi kubona ukuze ko nafite yingahe nka 32 ayiwe nibyo bibazo by'isi tu dusigaye dusaza vuba dusigaye dusaza vuba pe oya ariko ndakibaza dusigaye dusaza vuba no kuri kw'Imana kubera n'umuyaga hari wambonye ejo ndahita avuga ati ufite nka 38 yari yibeshe yari yabibonye ubu reka ndashaje nuko wenda bitwa bitagaragara yari yibeshe ndasaza hanyuma rero uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi uri umuvugabutumwa usenga muri adeperi ahangaha turi hehe hano turi muri Rubavu mu kayi kagari mu kagari ka Yungu umurenge wa Ndahozi ni Kanama ni Kanama twagusuye rero mwakoze hano hari abantu benshi badukurikiye baba bifuza guhura n'abahanuzi abakozi b'Imana bakiriho umwuka wera sinzi nawe usigaye wibona muri iyi minsi ibintu bisigaye byaracangacanze kumenya umukozi w'Imana n'umwuka wera kumenya umukozi w'Imana kuri Imana nyakuri bisigaye bituvanga by'umwihariko abantu badukurikiye iyo babonye nk'umukozi w'Imana twagiye kuri ahantu mu cyaro bavuga turi umukozi w'Imana uko biri kose aracyarimo ntago arandirishwa n'isi oya bitewe naho wakuriye kimwe nkuko ariye bamwe bafite iyo myizere bakavuga ati muri ADP uranga umukozi w'Imana muri ADP nkabarimo neza bacyafite iyo myumvire ariko ari nigishwa ko muri ADP utari umupantekote ko muri ADP ku izina ko utari umunyamwuka oya ndo mwadaperi wuzuye mwadaperi wuzuye Imana yangiriye ubuntu ndakibaza urumva ko tugize n'amahirwe tuje mu cyaro nizere ko n'abantu bavuga ati umuntu wo mu cyaro bakiri mu mwuka wera de nk'uyu tugiye kuganira nawe ngo dusoza mufata nimero ye kuko twarababwiye ngo nta rungu bazigera bagira yo kubura abakozi b'Imana hanyuma rero uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana uri umuvugabutumwa neza ko n'izindi mpano zose Imana yemeye gukoresha izigukoresha neza twakira ubuhamya bwawe kuri umukozi w'Imana tuvuga ati nta Imana ngo tuganire nawe ubyumva ute ko umuntu yagutangira ubuhamya akavuga ati uyu ni umukozi w'Imana nyakuri uko mbyumva
uko mzumva ko ndi umukozi w'Imana. Umuntu yagutangiye nk'ubuhamya, umuntu mwasenganye, umuntu ukuzi, ukavuga ati ni umukozi w'Imana nyakuri. Ubuhamya bwa mbere mbega ni ngaho umuntu abatuye. Kubera ko burya ibyiza bituruka mu mbere. Ibindi bigera hanze kure ko byahereye mu nzu. Ubwo rero ngaho mbanduye naho ndakibazo, ubuhamya babutanga, mu nzu abana babutanga, umugabo yabutanga, itorero ryabutanga, kandi n'ikindi kirenzeho nuko mbese Imana ikimara kutugira neza yafukuye n'iribi wanje turasenga. Bagwaye ndabasengera, bafite ibibazo ngabasengera, mbese ndaca Imana itakoze. Mbese urebye muri rusange ahigejeje ko rurashima. Mbese aho ngejeje Imana ikora ndayishima. Ni kuko ndaca itakoze. Uvuze akantu keza, uravuze ngo mu rugo abana batanga ubuhamya bwanjye ko ndi umukozi w'Imana n'umugabo. Aho hantu ho babigoranye cyane. Burya hari uwavuze ngo zirarazishya ngo bwaca mu Ndi munyarwanda mwiza avuga ati umugombozi mwiza abanza akagombora be. Ariko sinzi wavuze ngo nta muhanuzi wemerwa mu wabo. Ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko wowe numvise wemerwa. Kugira ngo bakwemere ndago biba byoroshe. Ariko kubera ko burya hari aho ugera ukagerageza. Ni nubwo turi mu isi bibazo ariko uragerageza. Kugira ngo bakwemere babigoranye. Hari umuntu wavuze ati nta muhanuzi w'iwabo, ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko nshimye Imana ko Imana ndakibazo. Abaturanyi banje baragwara bakaza ngo abasengera, abana bo bagwara bakaza ngo abasengera. Uwo kwa muganga ngabona kakeneye kwa muganga kaja kwa muganga. Uwo gusengerwa ngamusengera, Imana ikaza kumbishura umuti ngawumuhereza agakira. Bivuze ngo umuntu yaje gusengana nawe, Imana ikakubwira ati nuwo kwa muganga, aja kwa muganga. Bakavuga ati namaruzi. Ubwo rero yaruje gusenga afite ikindi kibazo cy'ubugwayi nyine buno bw'abana b'abantu. Imana inyereka ko uwo ndamusenga agakira, Imana ikanyereka umuti. Kakubwira ati uyu nguyu basi nagenda afata amazi anywiho. Wenda n'urugero nitange ntago nzere ko Imana igukoresha. Imana idukoresha kwinji. Hari igihe wabona koresha ka mikrofone neza. Hari igihe wabona arakizwa n'amazi ukayasengera, ukayamuha akayanywa agakira. Nangwa si ikakubwira ndi genda ufata ibabinyira runaka agenda bikoresha abyoga umubiri wose. Nangwa si ari n'ukundi kunda bikoresha. Igitangaza kigakoreka. Hano wambwiye atana n'ingenge Imana ishobora kukweka mubwiye ati ngo genda ufate ko arabuye ngo niwo muti. Ngo pe biremera. Aha. Imana irakomeye. Uburyo Imana ikora nibyo bigenda bidutangaza, nibwo bumana bwayo. Tukwishikora. Hanyuma rero akagakiza ibintu bya mwene Mariya bijya gutangira byatangiye gute? Wakonse ku babyeyi warakishakiye tubwire. Bino bindi bisha bisobanukiwe neza icyo kibazo ngo bajije konga ku babyeyi konga agakiza ku babyeyi kubyumva. Ndi kubyumva. Tubwire. Agakiza kugahabwa naravutse mvuka mu rugo rw'ababyeyi basenga. Yego. Ubwo rero mu gukura kwanje ngura mu rugo rw'ababyeyi basenga. Ubwo nanjye ndakomeza ndasenga mbu muririmbyi ndaririmba, ariko nje gushaka nja kugwaho butoya. Oya nta muntu wagoye buto yavuga ngo naraguye. Naraguye. Vuga ngo naraguye. Naraguye nzibiri inyuma. Yego. Cyane nkuko nari nzanze umugabo udakijijwe. Ariko nyuma yawe bite nuko nari mvite nyine ababyeyi basenga. Barakomeza bamba hafi. Bamaze kumba hafi nanjye ndasenga, maze gusenga ngirigwa ubundu. Imana iza kumba agakiza gucyo. Bivuze ngo uvuka ujya gusengana n'ababyeyi. Wajyaga gusenga ukijijwe. Usanze umugabo uragwa. Ndagwa nzubira inyuma. Bitandukanye na babandi bavuga ngo twajyaga gusenga ariko tutazi ibyo tugiyemo. Wikige wari ukijijwe ariko uragwa. Namusanze adakijijwe. Ubwo rero nyine nanje ubwo rukumva ko nayisenga mukanzubira inyuma. Cyokoza turangije tubaho ngaho, ababyeyi banje bamba hafi. Imiryango imba hafi, turangije turakomeza dukora umurimo w'Imana. Ariko bitinze gatoya mbese twaraguye.
tuba abasinzi tunywa ibiyobyabwenge ariko mbese munywa inzoga mu magambo yumvikana munywa inzoga tunywa inzoga akora ko Imana dufiteho umugambi tugeze tuza kubona ko ibyo twishizemo n'inza dukurikiye ndaho byatugeze duhitamo gusenga manza nasenga nzenga umugabo nare muri ibyo ngibyo ndasenga cyane Imana ikambwira ati kubwo gusenga ko umugabo we nawe ndamuhinduye abandi ati si umugabo uri kunywa n'umusinzi amasengeshe gazamukura ku nzoga gamukure ku tabi ndasenga maze gusenga Imana irambwira ati mwana wanjye njewe ibyo nzabye ndabigukoreye umugabo ndamuhinduye ndamuzanye ubwo turasenga ndasenga umaneza kungirira igitangaza n'icizere ubwo ngiye kurambona iwanje hafukuye iriba ubwo banyamasengesho kaje gusengera mu rugo abagwayi bakaza umugabo nye bihindutse yabona umugwayi aje mu ngobyi akabona arakizagiye ari kwijana mugana hakuri icizere akuriye n'icitegererezo aravuga ati njingi uko twabanaga nuko Imana ibikoze nanje ndahindutse nawe ubu yarakijijwe ubwo umugabo arahinduka arasenga nawe buretse gatoya reka tujyane ku kantu ku kandi kuko nabyumva reka dutarika akantu gatoya icyo gihe munywa inzoga sibyo reka tuhite tunyarutse noneho umaze kubona ko ibyo urimo byose ntacyo bikumariye ufashe umwanzuro wo kujya gusenga tubwire uwo munsi wafashe umwanzuro wari umeze ute wari muri situation wari uhagaze ute ni ikihe kintu cyari cyakubayeho tubwire ukuntu ufata uwo mwanzuro ahantu wari uri mbese ikintu watekerezaga nyamukuru n'ibyo bikubaye cyangwa tubwire naho ngaho turi mbese icandeye gusenga ngava mu byo nari ndimo najaga kunywa none namara kuja kunywa natanga shwana n'umugabo none wamaze gushwana mbona avuga ati ibi bintu ndacari muto kwa ngo nge ndarara ndatongana ku musozi ubwo mwashwanaga barwanye mukarwana twarashwanaga tukagwana cyokora nabamaze zabazimaze kumvamo ngumva muri nje mbese ndagayitse ngumva ndamwaye bwaca mutondo ngabore ngashaka undanyura mu nzira bikanyobera waraye urwana naraye ngwana ubwo rero nje gusenga mpitemo ndavuga ati ibintu ndaho byangeza reka negere Imana bari mfasha muri uru rugendo ndayegera ndasenga ibintu bigenda neza abana baratunaga bagahamuka bakagwari hahamuka bamwe bakaja kurorogotana ariko tumaze gusenga Imana ibintu bisha ku murongo tubwira umunsi wa nyuma mvuze ati ngiye inzoga ndaziretse cyangwa byaje gake gake umunsi wa nyuma uwo munsi wa nyuma wari uhagaze hehe umunsi wa nyuma uvuga ati inzoga ngiye ndaziretse umunsi wa nyuma icandeye guhindukira mbindukiye umunsi wa nyuma nahuye n'ikigeragezo mbese icyo kigeragezo nari ndahanye n'umugabo tugeze mu nzira tugwanira mu nzira umugabo wawe ndavuga ndi Imana ibi bintu ndibikongere kumba kuva yino tariki ndangije ndasenga hari ku munsi wo kusabato bwake mu gitondo ndakenyera nja gusenga ku wa gatatu nja mu masengesho y'itorero ku cyumweru ndongera nzibira gusenga ubwo biba byajemo gucyo biba biraje murwaniye mu nzira ngo pe birumvikana ako kantu nashaka kumva Imana dukuye kure ako kantu nashaka kugira ngo manze nkumve kuko ntago wapfa gufata umwanzuro ngo uryame gutya ngo wanywaga inzoga uvuga ati ndakangutse ati ngiye gusenga hari akantu kaba kabane niyo mpamvu nakubaje ati umunsi wanyu ibindi byose ukuntu wari ubaye mw'ubwo buzima reka tubireke tubitaruke hanyuma rero urakijijwe warwaye n'umugabo urasenze uravuze ati ibi bintu ntishaka ngo bizongere kumbaho tubwire ugiye gusenga n'iryari wakira impano z'ubuhanuzi nazakire muri 2010 muri 2018 ngo rumaze igihe kingana kukijijwe nari maze mbega ubundi naki mbese nabyibonyemo neza muri 2016 nibwo wari umaze gusoza kurwana n'umugabo mbese warwanye n'umugabo 2016 uhita ujya gusenga 2018 wakira impano z'ubuhanuzi n'izindi mpano zose ikwemera gukoresha izindi impano zose Imana nyemere ndazikoresha
hatari umugabo ntabwo yakomeje kujya kugora oya kuva 2013 kugera 2018 nda kibazo cyahabaye yarangurikiye turasenga itorero riratwakira abo muririmbyi ubu ndakibazo tukora umurimo w'Imana. none tubwire umunsi wakira impano z'ubuhanuzi wari uhagaze ute wari umeze ute tubwire umunsi wo nzakira mbega naratangiye naje ndasenga ngabona amayeri kwa garaje nabandi gusenga najyama nabanzenze nkumva muka weraraje ngabona ibyo ndatangiraga kubona ntago wikangaga niba ari ngikigeragezo cyo ndabona hasi ngo mu rugo nabasikiraza ngo mu muryango kikaza nakibonye cyangwa se birakubaho wowe ubwawe nangwa sinji birambaho byose byazaga nabibonye ubwo rero bikimara kuza ko nyine abantu abanyamasengesho twasenganaga batangiye kubona ko nyine ibintu biri guhinduka bahise mbese banza bakajya baza gusengera mu rugo ngo kuwa kabiri no kuwa gatanu gusenga nta kibazo yego umaze kwakira impano z'ubuhanuzi ubu munsi tubwire none ikintu cya mbere wabonye ukaba wavuga ati ikintu cyo nibwa cy'Imana cya mbere abanje kumbwira ni iki ngiki ikintu cya mbere cyatumije mbese nyinambaho nuko yambwiraga ati mwana wanjye nzagoza amarira warize nzakugira neza nzaguha umutekano mu rugo n'umutware wawe urugo rwawe nzarugeramo icyo kintu Imana mbicizere mbonera kingoreye nicyo cyambere wabonye nicyo cyambere cyaje mu buryo bwiyerekwa cyaje mu buryo bwijwe cyaje mu buryo bwiyerekwa tubwire muri icyo gihe muri iyo minsi ugitangira ntabwo ngiye kukubaza ubu ngubu tubwire nka message Imana yaguhaye ugatinya kuyivuga ukavuga ati ntabwo ari ngewe uri kubibwira Imana nshobora kuba navangiwe kuko ari message Imana iguha nawe ubwawe ukamanza ugatekereza ati navangiwe ukongera ukajya kubaza ikongera ikagaruka ati Imana kuko ntabwo navangiwe ukongera ugasubirayo wabikwaga gatatu ukabona ukavuga ati ni message y'Imana koko message ya mbere nabonaga Imana ndumaga ku bantu Imana ikambwira ati genda ubwe nyira runaka ko bimeze guca mu rugo rwe cyo zamanza nagira ubwo Imana ati wigira ubwo ninjugutumye ubwo ngagenda ngaja kubwira umuntu ati mbonye kegezo cyo warigiye guhura naco ariko Imana hari ikikoze ubwo none navuye amaranga iminsi barakambwira ati rwose ndikomeza usenge ndikimenyetso nakibonye ubwo cyokoze Imana irandinyura ikanduma kubo mbese ku muntu winashaka kurengera ikamundumaho ngagenda niyo waba utamuzi ni ngope ngakuri Imana yagutumye ni hari uko uba wica uri gusenga uko ni ishusho y'umuntu iraje Imana ikamukwereka ikanamukwereka umwana ukavuga ati unagutumyeho n'uyu ako hano muri kayitse mamwegeranye cyangwa nakure ngo mu gihugu hose muri kayitse twegeranye nabo barimo ariko hari n'abandi bakure Imana umagaho ngagenda ngakuri Imana yagutumye tugerageza duce mu nkuru yo kure Imana yagutumye unagerageza unatubwire ntumuvuge izina cyo bikora unagerageza unatubwire ati ngiye Imana yantumye ahangaha kure mbese kuvuga iki ngiki wakure w'Imana yandumyeho wa mbere w'Imana yamanjije yandumaho ni umudamu w'Igisenyi ndagenda Imana iza kumbara nomero zo mu mutwe za telefone Imana yamwe atakura yino nomero yandike ndayandika maze kuyandika ibwimba ndamwakuyite nuko iby'Imana yari yabinjishijeho mbimubwiye arambwa ati rwose niko biri ubwo biba ngombwa ubwo ndagenda njiwe Imana ikora igitangaza iri kubwiye ngo ujye kumubwira ngo iki nibanga niyo nibanga nta kibazo turikomereza nibanga uryamye gutya Imana iguha nimero ye ndayandika iguha n'isura ye uramuhamagara ndamuhamagara ese nkuko Imana yigutumye ukuraho uburyo bwo kugenda uburyo bw'amatike amatransport nabyo Imana irabigushakira ikabiguha mbega bitewe nuko nyine
bitewe nuko nyine iminsi idaca kimwe hari igihe cy'Imana ndumaga ngo ko uwo muntu naronze ngitike ngagenda si buno nga gutya akimana nani hatari ni seriye uyibonye wabonye nk'udufaranga ituguheza message kagutuma nk'ahantu ngadukoresha ngagenda hanyuma rero hari nka message wigeze kubona iteye ubwoba ntakagutera ubwoba ziraza bya kwanga ubone nka mishaje mbese mira kakubwiye ngo korona kabonetse kwazo umuntu arapfuye amuvuyeho iyo mishaje iteye ubwoba bazi ngaho byitwara mutima ni gwanga message iteye ubwoba gutyo ndamubwira ndi niba ari umunyamasengesho amwe ndihindura imikorere senga cyane ugiye gutaha Imana sinzi umuntu twaganiriye aravuga ngo nta buhanuzi butagira insinzi mbese ngo nta buhanuzi Imana ikubwira budafite insinzi sinzi niba uri kubyumva neza hari uko Imana igukoresha wagira ikamanura amasomo bworonge iryo somo ryaza mbega bari niryo abari inzinzi mbese ngo Imana niba ikubwiye ngo kino kintu kirabaye guheza n'uburyo ugomba kugikemuramo niba ikubwiye ati durugiye guhura n'ikibazo ariko usenze cyane cyahava hari uko nyine uhura n'ikibazo ariko wasenga Imana ikagira icyo ikora hanyuma rero ufite impano zo gusengera abantu bagakira nta muntu urahura nawe ngo usenge ubone byanze oya pe ndasenga ngabona Imana ikoze igitangaza wenda nkubaza arwaye usenga ubona umurwayi bwe buranze pe urugero ushobora kubona haje ng'umuntu yagwe amaso gose gahumye ndari kureba ugasenga Imana amaso gagahumuka kareba mukiri kumwe nangwa se ukabona umuntu wamuzanye mu ngobyi yarembye cyane ugasenga Imana uko nangeje aratashaga ari kwijana ngo pe ariho twaganira ndamwibaza ati koko tubwiza ukuri nta muntu bakuzane ukaba uri gusenga ngo mu cyumba kumva isengesho ryanze kujya hejuru kumva isengesho ryanze kurenga mu cyumba urimo cyangwa urenge plafrigere ku Mana iyo byagenze guco aramanza akihana uramubwira ndi mbe kugusengera amanza wihane kugira ngo dusabane n'Imana ubwo rero akikanura n'ibimurega yamara kwihana ukabona ukamusengera Imana ikanyura ahantu hari umucyo hano nitwaganiriye ndacyakubwira naganiriye na benshi koko sinaganiriye naganiriye na benshi hano nitwaganira arambwira ngo ngiye rwose nshobora kugusengera nabona udafite kwizera ngiye nka kwizerera kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza aho ngaho wenda kenza ari nk'umuntu warembye cyane utagushira ngo kuvuga bworongo uwo muntu w'umuzanye yamwihanira birashoboka ngiye David nakora icyaha umuhungu wanjye akakihana yakwihanira yakwihanira ingope ngiye nakora icyaha umuhungu wanjye akihana cyangwa se papa yakora icyaha agihana bumvuze isano ya hafi muri icyo gihe urukumva ko nyine wageze ahantu utagishoboye kwikura ahantu uri ubwo rero wageze ngaho hantu ubwo twagufasha tugatakama tukakubwira Imana ndi Imana dohora reka nkwibarize nk'ubu mama yakora icyaha ntazi yabageze aho hantu ubwo nakwihana mvuga ngo iki wakihana nakwihana mvuga ngo iki ntabyo nzi kubera ko nawe uba ushaka kwakira nyine wakihana uhereye iruhande ibyanjye ntabwo nakwihana ibye nagize ngo ni ukwihana ibye niwo wakihana ukamwizerera njye nkihana nkamwizerera yaravuze ati nanjye ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana atari ku muntu mbona kwizera bidashoboka ndamwizera kandi nkasenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza hanyuma rero bigutwara imbaraga zinka niki nko kuba umuntu mwahuye ari mu butayu sibyo mwahuye mu butayu
Imana ikagucishamo message yawe cyangwa se Imana ikagucishamo ubuhanuzi bwiwe ukawumuhanurira hashira igihe kirekire mu konga mugahura ugasanga aracyari wa wundi ubitekerezaho bingana ute iyo wamusenge tarasubijwe iyo wamusenge ndave kwizima nangwa sindagiriye igihinduka ubwo uwo nguwo uko usenze umuba hafi uko usenze umuba hafi ute nyine tubwire kubera ko nyine tuba dufite abantu benshi badukurikiye baba bashaka kumenya akavuga ati ubu guca turicaranye ubwo ro guca wanatashe wagiye mu rugo byo gusanga avuga ati Imana ngweretse nyarunako twari turi kumwe mu gikorwa amasengesho ngiye gusenga nawe umugereho ukomeza kumusengera mbese wowe none uramuhanura ntasubizwe nyine kandi Imana yamuhaye message bivuze ko Imana yaguhaye message nuko iyo umuntu aba yasabanye nayo hari ukundu Imana iguha message none wabigendamo nabi igahagarara igatindamo igatindamo gutyo wenda Imana ikambwira ati David 2026 nzagukorera iki nahita nifata nabi habura nk'ukwezi kumwe bikabifashemo agapoze cyangwa se bikaba bitinzemo gatoya hari igihe Imana iguha amasezerano wayavangira ndasohore ugategereza ngo ugazaza kandi waragavangiye ndigasohore ubwo rero iby'Imana ni ukubigendamo neza ntabwo biba byoroshye hari nk'abantu badukurikiye hano bakavuga ati si uyu mukozi w'Imana nyaboneka wangeze niko baba bameze tuwangeze hamwe nangwa mwibariza kino kibazo nyaboneka yemba nabajije ibibazo ashoboye nawe niba ari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza dutanga nimero ye turi gusoza ikiganiro ngo dutanga nimero ye uyu muri muravunye uyu muri muravunye pe uyu muri muravunye ntabwo biba byoroshye uravunye uramo ingaruka nyinshi iyo ubonye nk'Imana igucishamo message y'umuntu wenda urugero hari uwo twaganiriye arambwira ati David bijye bikunda kuhanurira umuntu mu gihe Imana iguhaye ibiryo kandi wowe waburaye ibyo biryo Imana ikabimuha ngo bijye bikunda kubwira umuntu ati Imana iguhaye inzu kandi wowe bari kukwirukana mu nzu ibyo byose bijya bikunda wowe ibyo bintu bikubayeho ubyitwara mute ibyo bintu bimbayeho ibyo bintu bimbayeho ikabinyeretse iby'uwo muntu Imana ikakubwira ati David Imana iguhaye wenda urugero imodoka kandi wowe nta n'igipuronguso nicyo giciritse iyo ibyo bintu bimbayeho ndabikubwira wenda si ukavuga ati si ibi bintu bizaturuka mu yihe nzira bizaca hehe ariko kubera ko ari Imana ibibivuze uyu murimo kuvunye cyane nta bigaragazo wagiye uhuriramo nabyo no muri uyu murimo wagiye uhuriramo ibigaragazo muri uyu murimo ibigaragazo biraza bitewe no kuba warambitswe imbaraga urihangana abo twigeze kuganira ntago muvuze rambya ngo arahana Imana yamutumye ngageze ngo bamwiruka ngabambwa ati oya oya byo ndago biba byoroshe atubwo abantu zibutware amutera amabuye ariko ndago biba byoroshe birakubaho wowe hari umusaza Imana andumyeho uwo musaza mbese yari umwe w'itabi agira urugomo anywa inzoga Imana iramwogera ubwo ngo natabivunga agiye kuzapfa urupfu rutunguranyije none mbimujaniye abwumva nabi arambwira ati mbwira ukuntu wonye ndapfa Imana irambwira ngo ndabwo urapfa nubivamo ariko ntavamo urapfa vuba vuba arambwira ndihoje igenda iby'umwenda manza mbitekerezeho ngo ngwiki mbese reka abanza bitekereza azagusubiza aho byari byoroshye mbese nari noba ng'umwuzukuru we ariko naratinyutse ndagenda
ndabimubwira maze kubimubwira ati ndakubyakira, ariko igihe kigeze arabyakira. Yagiye kunywa ikimenyetso cya mbere abonye Yesu yikubita mu matarasi, bahamukuza ingobyi. Akimara kuhava cyokora arangije aravuga ati bune bwa butumwa bwa mubyeyi yanzaniye. Kuva ico gihe yarahindukiye arasenga, ubu ngubu naracari hano aracakomeye. Mbese Imana yisi mugeraho ubutumwa arabwakira. naho ngaho gusa byakubayeho. Hari undi nanone nawe najaniye ubutumwa, Imana irambwira ngo senga, yaratwite. Imana irambwira ndisenga, ndifite ikigeragezo kiri kukugendaho, ndabumujanira, yarabye gatatu. Arangije abarambye ati siko nje mbyariraga mu rugo, ikigeragezo kizanduruka hehe. Cokoza mbumujaniye, arabwanga arabupinga, agiye kwa muganga abyara umwana upfuye ataha gucyo. Ibase ni ukuri kw'Imana kubera ko yasuzuguye. Bivuze ngo abantu twagombye kujya twita kuri message z'Imana. Uramushika gucinyira. Kubera ko nyine twari duturanye, bati wenda ni zamana zabo nangwa se wenda nugupfa kuvuga. Naramubwiye ndisenga, Imana yambwiye ngo senga, ufite ikibazo munda ku mwana utwite. Senga Imana ije kugucira inzira. Arangije arabipinga, bifata mbese uko atari kubyumva, mbese abica amazi. Ubwo Imana imeka yuko ariyo yari yandumye, isoza ibyo yari yandumye. Cokoza arangije araza aravuga ati rwose mbabarire nzengere, nubwo nabyaye nubwo nabiruhiye ubuse ko no kubyimbinda nabyimbinda. Ndamusengera, Imana iza kugira ikikora. Nubwo uyu murimo buvunanye haba harimo ibintu byinshi bibi, ariko hari n'ibyiza. Hari n'ibyiza tuba tugomba kuratira abantu no kuri kw'Imana. Usibye no ko wenda abantu bashobora kutabyakira vuba ngo wumve ibyiza byo gukora byo kwa muri uyu murimo, ariko biba birimo byinshi. Ni nk'iki kintu twawavuga ati kuba Imana yarampaye impano zitandukanye zo gukoresha, ubu ngubu nkavuga ati nicyo kintu naratira abantu. Icyo naratira abantu ko gusenga ari byiza. Icya mbere yambaye amahoro. Icya kabiri ingirira icyizere. Icya gatatu mbese nanjye ageze muri nje mbone ngize undi muntu. Ubwo ari cyo naratira abantu gusenga ni byiza. Iyo usenze Imana ufite ibibazo bigenda biracogora. Iyo usenze Imana ufite ikibazo, Imana iragikemura. Iyo usenze Imana ufite ubugwayi, Imana irabucecekesha. Iyo usenze Imana ufite ikigeragezo, Imana ikubaga hafi. Iyo usenze Imana mbese utabivangavanga, hari uko Imana ibigenza. Ubwo rero ngaba ndi kubona gusenga mbese ni byiza. Ndakibazo gusenga. Sinzi hari igihe abantu bamwe dusenga ariko ntitumenye uburyo twasubizwamo, cyangwa se ntitumenye isengesho ryacu mu buryo twarisengamo, cyangwa se ntitumenye ibikwiriye byo gusenga. Kuko hari umuntu wavuze ati abarokora kenshi hari igihe dusenga amasengesho y'imfabusa. Nawe urabizi gusenga kw'abarokore biratandukanye. Hari igihe dusenga ngo abarokore benshi, ntago mvuze ngo ni bose, ngareka benshi, ngareke dusenga amasengesho y'imfabusa, tukiriza ibihe by'imfabusa bitagira igisobanuro. Mbese urumva tukajya mu butayu bitagira igisobanuro. Tubwire tubwire abarokore nkarige dusenga amasengesho y'imfabusa, tugafata ibihe by'imfabusa, tugakora ibintu byinshi ariko mu by'ukuri Imana itabyumvise. Mbone aho ngaho biba byagenze gute? Amasengesho y'imfabusa garahabaga. Hari uko wasenga Imana ukayisenga wibereye mu munyenga. Hari uko wasenga Imana ukayisenga mbese urungo gupfa kwivugagurizwa. Ubwo ro gusenga kw'abantu kuratandukanye. Hari uko usenga Imana urukumva uruguhamanya nayo, mbese urukumva washikiranye na Mwuka Wera. Hari nuko usenga Imana ufite ibyo wibereyemo, mbese ukereka abantu kuri gusenga ariko utazi icyerekezo urimo. Ndaza werekeza. Hano bavuze ati nico tumenya gusenga, nico tumenya amagambo tubwira Imana.
ngo tumenye n'ibyo tujya gusengera, ngo ni gute ujya gusengera ngo ku musozi ugasenga uyu munsi mpa umuceri, ejo ugasubirayo mpa akawunga, ejo ugasubirayo mpa umunyu, ejo ugasubirayo mpa ibirayi, kandi bakavuze ati Mana mpa akazi mbona amafaranga, ibyo byose mbyiha ukaba usanga tugasaba nabi. Nibyo bibaho. Hari uko usenga Imana uri kwitura ibibazo byawe gusa, ukabwira Imana ati Imana mfite ikibazo iki n'iki, nta buraye nangwa si mfite ikibazo kingoye, kandi mbere kugira ngo manza wasaba ibyo byose ni ukumanza wiyegerezanya nayo ikabona ikagukemurira ibindi. Hanyuma rero tukugana ku musozi, ni nk'ikihe kintu waratira abantu cyangwa se washishikariza abantu cyangwa se wabagira nk'inama? Tugiye kujya ku musozi, nibikunda si ngombwa gusoma Bibiliya, niba ufite ijambo wafashe mu mutwe uraza kuri dusomera mu mutwe cyangwa uritubwire mu mutwe nk'inama. Ni nk'ikihe kintu waratira abantu cyangwa se inama wagira abantu turi kugana ku musozi? Ikintu naratira abantu nuko iyo wasenze Imana neza, ufite ibikureme n'ibikuruhije byose Imana ibigeragaho, mbese ibyo ari bikwerenga imisozi Imana ikabihindura ibibaya. Iyo uri gusenga Imana ufite ibibazo Imana irabikemura, iyo uri gusenga Imana ufite indambara zo mu rugo Imana irazikemura, iyo uri gusenga Imana ufite ibibazo Imana ibyegezaga uruhande rumwe, mbese uri gusenga Imana ndaci Imana itagukorera. Ubwo rero gusanga abandi Yesu Kristo ngandi ngo gushikariza abantu yuko ndabasenze Imana igira icayiburana. Yego. Hanyuma rero dukurikiwe n'abantu benshi, abantu bafite ibibazo, sinzi nawe warabibonye. Birahari. Warabibonye nawe? Birahari. Ibibazo birahari kandi ntago biri ku muntu umwe. Oya, biri ku bantu benshi kandi bikeneye gusenga. Noneho hari umuntu wavuze uko byagenda kose Imana ikemura ibintu byose, ariko igasiga igituma yisenga. Bivuze ngo buri wese afite agahondesho ke, buri wese afite umusaraba we, afite agasaraba ke, buri wese afite inyogo yugaye, buri wese afite ikigeragezo cye. Nkuri umukire ngo ikiri kuvuga kwishimira nkuri umukire nicyo abandi bari kurihira. Urumva ubukabukirirana. Uri umukene nyamara n'uri umukene, hari abari kurira kuba umukene nkawe ufite amahoro, umukire we yarayabuze. Kubona buri wese afite ikintu yasengera. None iyo bigeze ku burwayi byo ni ikindi tugiye gufata nimero yawe, kugira ngo umuntu uzifuza gusengana nawe azakuvugisha. Keze niba wenda hari ukuntu uvuga ati wenda umuntu wifuza gusengana nanjye ikintu cyamanza gukora ni iki nk'iki, hariho twaganira arambwira ati umuntu wifuza gusengana nanjye agomba kubanza akihana, urumva, akizera, gerageza akampamagara tugasengana, akatambwiye icyifuzo. Nawe niba ufite ukuntu wenda umuntu uguhamagara, uba ufite ukuntu ubigenza, watubwira umuntu waba kuguhamagara icyo kintu yaba asabwa. Hari uko umuntu aguhamagara mwaba muri kugambana bahita ubona mishaje yibye, atanarakubwira mbese uko abayeho, gutyo ukanderefona, si wenda ukambwira ati mfite ikibazo iki niki ngeneye kunzengera, yaba amaze kukubwira ngo gutyo uko na mishaje yiraje yibye, atakubwiye n'ikibazo cyamugenzaga, atarakikubwira. Ubwo noneho ukamusengera Imana igakora igitangaza gutyo. Bivuze ngo umuntu wari wese wazaguhamagare pe ndakibazo, niyo yaba atari yihano uzamwatuza. Mbere yuko twasengana nukumanza yihana. Ariho naganirije ndamubwira ati se byitwara mute ubonye abantu basa nk'abari kugerageza, babane bapfa kwihamagarira, ukabona umuntu wandavuze ati reka mpamagara atazi n'icyo ashaka. Abandi bakaza baje kukugerageza nko kuba badukurikiye bakavuga ati umukozi w'Imana, bakavuga ati reka uyu koko ni umukozi w'Imana. Nese uzi byamubayeho bigeze kumugerageza, bavuga ati niba uri umwana w'Imana gerageza urabuye turebe ko twarihinduramo umutsima tugiye, cyangwa ati simbuka hano ngo barekuramira. Ndabaza wabyitwara mute ubaye uhuye n'umuntu urimo kukugerageza? Iyo uhuye n'icyo kigeragezo usaba imbaraga zo kwihangana. Aza wamubonye wamubonye umuntu uri kukugerageza, wasenze Imana neza kuri kigeragezo kiraturuka. Kureka dufate nimero yawe tunasoza ikiganiro cyacu. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi w'Imana, atuye mu karere ka Rubavu. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye kujya kumureba cyangwa se kujya kumusura,
aba ari ibintu bigoranye. Ni ukuzamuka imisozi ukamanuka iyindi, ukava ku mamoto cyangwa se ukava mu modoka ukafata moto na moto ukageza aho uyisiga ukagenda n'amaguru, kuko ahantu tuba turi ntago hagerwa n'imodoka cyangwa moto. Birumvikana rero twakoze urugendo rw'amaguru, ntago aba ari ibintu biba byoroshye. Kozi w'Imana karame, duhe nimero yawe urangiza unadusengere. 079 49 13 93 6. Yego.